kuko twari dufite inzara ihoraho, twezaga nabi, imyaka ikera nabi. Ni bamwe mu baturage bo mu murenge wa Musaza mu karere ka Kirehe bavuga ko bakunze kwibasirwa n'amapfa mu myaka yashize kubera ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ariko ubu bavomera imyaka hakoreshejwe ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba, byabarinze inzara nk'uko abaganiriye na radiyo Sarusi babivuga. Izuba ryaradukamuraga cyane ndetse n'abaturage bagasuhuka bakagenda bakajya za Mutara, za Nyagatare, Gupagasayo kubera izuba, tukamara nk'imyaka nk'itatu nta mvura iragwa aha ngaha. Nyuma rero Rema iraza iradufasha ifatanyije n'akarere kacu ka Kirehe, nibwo mubona batuzaniye izi pano soreye zikoreshwa n'izuba hanyuma tukuhira. Ibi bigori murabona ko twasaruye, twahingaga tugahinga imyaka igahura n'izuba igakangarana, kuko twari dufite inzara ihoraho, ariko ubu noneho iyo tuzajya dutera, nitumara gutera izuba niriva tuvomerere ya myaka izamukira igihe. Twezaga nabi, imyaka ikera nabi, ni wenda nkaho wagakwe nk'imifuka 2 ukahakura nk'ibiro nka 30 cyangwa 20, ariko noneho aya mazi abonekeye ntabwo igipfa bitewe n'uko nyine tuvomeye. Urabona nk'ibi bishyimbo, urabona uko bimeze hano. Umuhuzabikorwa w'umushinga RCDF ya 3 ushyirwa mu bikorwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije Sindayigaya Charles avuga ko bazongera hegitari zuhirwa no gufasha imiryango 1000 gukoresha ikoranabuhanga, bikaba bizagira ingaruka nyinshi ku musaruro. Hano turateganya kuzakora kuri iki gice ndetse n'igice cyo hakurya hegitari 120, ariko n'ubundi uko ubushobozi buzakomeza dushobora kuzazongera kuko bifite ingaruka nyinshi ku musaruro. Abaturage babona tanga akazi, bituma abana bajya mu mashuri n'ibindi byose bizaturuka aha ngaha. Turateganya muzajya duhinga season 4 mu mwaka, nta guhagarika. Mu mpeshyi ibishyimbo biravamo bahita bashyiramo imboga cyangwa ibirayi ku buryo batazageraho guhagarara. Turateganya byibura kuzafasha imiryango 1000 gukoresha ikoranabuhanga mu kuvomera. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno avuga ko kuhira hakoreshejwe ingufu z'imirasire y'izuba byafasha abaturage kwihaza mu biribwa. Bashoboraga guhinga mu gihe imvura itabonetse, ubu barabikora kandi bagahinga icyo twavuga hafi sezo zose 3 mu mwaka. Birashoboka kandi ibyo ugasanga bizamuye umusaruro, kwihaza mu biribwa ku buryo byahinduye ubuzima bw'abaturage mu buryo